murakaza neza kuri MDTV show. Uyu munsi Gisubizo irizihiza imyaka 20 bayishinze ibayeho. Dutangiye buri gihugu cyose cyari gifite idarapo cyaho kivuye, aho bavuye. Gisubizo Kampala, Kenya, Burundi, bari benshi, Canada, Australia, abavuye muri Amerika, mu Bwongereza, ahantu hose bari benshi. Ari byiza, reka ngende mbereka uko buri kimwe cyose cyagenze. Makumyabiri anniversaire yabo, be blessed, tujyane. Muragemerera rwose twakomera Imana amashyi ku murimo ukomeye. Hamagare sabe Pastor Michel n'abatambuke waje. Thank you Imana y'umugisha. Turashima Imana yabanye natwe muri imyaka 20. Ni urugendo rukomeye rutoroshe kandi harimo ukuboko gukomeye kw'Imana. Abamubonye n'abandi batari hano, abadukurikira online, uyu ni umurimo Imana yatangiye kandi yonyine izawusohoza. Ndagira ngo munyemerere twese kubw'imirimo. Hamagare sabe Pastor Michel n'abatambuke waje. Thank you Imana y'umugisha. Turashima Imana yabanye natwe muri imyaka 20. Ni urugendo rukomeye rutoroshe kandi harimo ukuboko gukomeye kw'Imana. Abamubonye n'abandi batari hano, abadukurikira online, uyu ni umurimo Imana yatangiye kandi yonyine izawusohoza. Ndagira ngo munyemerere twese kubw'imirimo icyo Imana yakoze. Ntabwo twari twizihiza icyo twakoze.
Mariya agufite ntacyo nari kwishoboza agufite ibyo mfite byose byavuye mu kiganza cyawe ibyo mfite byose byavuye mu kiganza cyawe ibyo mfite byose byavuye mu kiganza cyawe ubunyago mfite hose wowe ni wowe wampaye urumwana mfite ni wowe wampaye ntacyo nari kwishoboza we ntacyo nari kwishoboza we wanyeretse ineza 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 itangazo tuzabibaza wanyeretse ineza 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 wamara tuzabura ukuri wanyeretse kugeza 13 Abakolosayi ni igice cya mbere umurongo wa 12 tugeze ku wa 13. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mushima data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage w'umumucyo. Ndongera nsubiremo mushima data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo, niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Tuvuge ngo amen. Twongere cyane amen. Ahandi dusoma ni muri Luka 23:23 umurongo wa 39 tugeze 43. Luka 23:39 twahinduriwe ubwami. Iyi mpamvu yawe nuzaza ushima Imana ayishima. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abakolosayi arababwira ngo mushima data wa twese waduhaye, apana twebwe twaharana, waduhaye. Sifa kwa Mungu. Ni ukuvuga ngo icyo dusabwa ni iki ngiki, dushima data wa twese wagize ute, waduhaye. Niki yaduhaye ngo kuraganwa n'abera umurage w'umumucyo. Babandimwe abasore baraha abahungu n'abakobwa icurisho n'icyo uzabasha tuwabiharaniye warabihawe, kandi umuntu yahawe agira ate arashima. Uyu murage w'Imana yaduhaye iyo usomye mu ijambo ry'Imana umurongo ukurikira ngo niwe wadukijije. Imana izibanza ikadukiza kimwe, niwe wadukijije ubutware bw'umwijima. Reka hari ubutware bwawe ubikunda utabikunda, hari ubutware ugomba kuba urimo. Nta muntu uri muri netere, nta muntu uri muri zone nete. Hari ubwami bumwe ugomba kubamo cyangwa ukabuvamo ukajya mu bundi. Icyo Imana yadukijije cya mbere ni ubutware bw'umwijima. Iyo dukijije ntiyadusiga mu kirere, ntiyadusiga muri zone nete. Bibiliya iratubwira ngo imaze kudukiza ubwami bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Cyane uzadushimira Imana, uzushimira Imana ko yaguhinduriye ubwami. Tuvuga ngo haleluya. Mwongere cyane haleluya. Hari ubwami bwa mbere twari turimo, ariko Imana iduhindurira ubwami, bitujyana mu bwami bw'umwana wayo ikunda. Reka mbabaze abazi igihe bakijijwe, abashobora
ubuntu buzanira abantu bose iki agakiza bwagize gute kundira ijambo abantu bose abanyafurika abanyaburaya abagufi n'abarebare abakomeye n'aboroheje abize n'abatarize abantu bose ubuntu ari we Yesu buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse none se niba hari abatari muri ako gakiza n'Imana ifite ikibazo kandi igisubizo cyarabonetse amen umva rero 12 ubwo buntu buzanira abantu bose agakiza bwabonetse butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'ibyiza bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none dutegereje ibyiringiro by'umugisha ariko kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza sifa kwa Mungu reka mbabazi murangurikiye mwese muvuge ngo amen musubize nk'abanyongeye akazana imbaraga y'amazi ari ikintu usubize cyane muvuge ngo amen ubuntu bubonera buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse ndashaka kubabaza iki kibazo iyi ndwara ihari umuti ukaboneka sibyo umuti ukaboneka iyo umuti umaze kuboneka bakakubwira ngo nimunywe umuti mwese bamwe bakabipinga bakanga ati ntitunywa ariko abandi bakawunywa abawunyoye bagakira sibyo abanze kunywa bagapfa ni muganga wabishe cyangwa nibo bishe no nguko kakiza kameze umuntu wese utazinjira mu bwami bw'Imana muri pereza no muri future ntabwo ari Imana imubujije nuko Imana yamubwiye mu nzira niyi mu muti ukanga ni ukuvuga ngo hari n'ubupfani ni ubuntu bw'igice reka mbabwire iki kintu Yesu yo yakoze umurimo wuzuye iyo atubatuye akatuvana mu mwijima azagenda twuhagira akatuvana hisisi afite uko tugenda ubuntu bukagenda budukosora butwigisha budukindura la transformation none se niba reka mbere mwari mwanyura hariya hasasita hano haba akaderake uzusanga abana b'abakobwa bambaye tugeze aha ugasanga bafashe guca mu mbeho ya saa munani uriya harahura na faze ya mbere y'ubuntu kuko iyo ahuye na faze ya mbere imuvana ku muhanda akaza kwigizunga ariko ntimurekera zangeso na yanyota yo hanze ubuntu bukagenda butransforma bushi umuntu wari uharwa terrible ugasanga yabaye uwari ibandi akabifuza amen reka mbere noneho uko agenda mu bwami bw'Imana bwabo ngo bukagenda bumwigisha nimusoma mwese ibikurikira bumwigisha iki kureka kugira ngo gutubaha Imana ubuntu butakwigisha kubaha Imana ntabwo ari ubuntu n'ikinyoma komeza bukatwigisha iki kindi kurekirana ngike ryisi gusambanye ibindi n'ibindi amafaranga ubwije bikatwigisha iki kwirinda agakiza kadafite kwirinda kaba kameze gute niki gituma twirinda ni bwa buntu budutoza komeza gukiranuka uratwigisha niki kintu kubaha Imana mu gihe cya ubwo ni bwa buntu burimo gukora akazi reka mbabwire ubuntu buza butuvaniriya komusango tukavayo twamara kumubera bugahinduka tica bugahinduka menta umukobwa winjiyemo ubuntu bukamwigisha kumenya uko bamba yakundaga tuza duhambira hano yazagira ngo agende akazagenda ati bukamwigisha ko zabutse ari byo byiza kuruta ababyeyi barananiwe ubuntu bukamwigisha akabisobanura
dushobora kubana nk'umuryango bigakunda. Nageze muri Gisubizo rero ninjiramo nyine icyo gihe dukomezanya urugendo rw'ubuzima. Ni ukuri twasangiye byose. Njya mbabwira ngo Gisubizo nayiboneyemo ibyo umuntu yabonera mu muryango. Nize guseka ngeze muri Gisubizo, abantu banzi nta gahinda ngira, ariko ndi umuntu ugira ama emotion menshi kubera ko Imana yangiriye neza. Ndi mu bantu bake Imana ishobora kuyaragirira neza. Murakoze.
ntekereza ko icyo gihe nari nsigaye ndi umuntu umwe ariko mfite umuryango w'abantu 5. Imana yarangiye ibyo byose rero ni igisubizo bitwara abantu muri igisubizo ubwo nashakiye muri igisubizo njyana muri igisubizo kandi n'umuryango wanjye nzakorera isi yose ishigaje kubaho. Abana banjye bazi yuko ntari mu kazi muri igisubizo nubwo bakiri batoya ariko mbatoza ko igihe zaba ntagishoboye bazakunda igisubizo nk'umuryango, apana nka minisiteri bazakunda nk'umuryango.